data tugize umugisha wo kongera kuzukira imbere yawe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimira impano y'amagara mazima, turagushimira ko mu wabyukije natwe turimo, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Urakoze mwami kudushoboza kugaruka imbere yawe, kwikubita ku birenge byawe Kristo, utukubwira ibyuzuye imitima yacu kandi twigishwe nawe. Turaje Uwiteka Mana Nyiringabo, mitima yacu irahagizwa no kubona ubwiza bwawe, irahagizwa no gutumbira mu maso hawe, irahagizwa no kukwifuza mwami w'abami. Utwemere muri iki gitondo twongere tubone mu ruhanga rwawe heza, utwemere muri iki gitondo wongere wihererane natwe, mitima yacu ikumve, ubuzima bwacu bugushyikire. Urakoze kukuriho, urakoze kukuboneka, urakoze kuko abagushakana umwete bose bakubona. Mitima yacu irasiganwa mwami, irasiganwa izahuri kugira ngo tumare inyota, irasiganwa izahuri kugira ngo tukubake, irasiganwa izahuri kugira ngo tukurebe gusa. Tugutumbire Uwiteka Mana Nyiringabo, maze umwijima uhinduka umucyo. Tugutumbire Uwiteka Mana Nyiringabo, maze ibyari intege nkeya bihinduka imbaraga. Tugutumbire Uwiteka Mana Nyiringabo, maze iby'isi yatwanduje bikurweho. Utwiharire mukunzi mwiza, duhindukurwe nawe, duse nawe, twuzurwe nawe. Uko niko dutumbiriye mwami ahera hawe, uko niko tuzindutse Uwiteka Mana Nyiringabo. Imitima yacu isiganwa, biradukundira amaguru yacu tuyahagaritse aragenda, biradukundira Uwiteka Mana Nyiringabo. Imibiri yacu iradukundira ireguka kubwo ubuntu bwawe nyaguhora ku ngoma, ubuntu tutagura amafaranga, ubuntu butagira ikiguzi Uwiteka Mana Nyiringabo. Kubw'ubwo buntu twikubise imbere yawe, tukwereka abavandimwe bacu batagize umugisha nk'uwo dufite, tukwereka inshuti zacu, abacu barwaye, abacu badafite imbaraga mu mibiri, abacu imibiri yabo imereye nabi cyangwa irimo kubabaza. Turasenze Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo basure muri iki gitondo, ubagenderere Uwiteka Mana Nyiringabo, ugenderera abarwaye, ugenderera abarwaje. Ineza yawe nyinshi n'ikiganza cyawe kitagira umupaka, n'ikiganza cyawe cy'imbaraga kibegure kandi kibabyutse nyaguhora ku ngoma. Abantu baguhimbaza bate imibiri yabo irwaye? Ese bagukorera gute batabasha kweguka, batabasha kugenda? Bagukorera gute barwaje ababo batabasha gusiga? Turaguhamagaye Uwiteka Mana Nyiringabo mu neza yawe nyinshi kugira ngo ugenderere abarwayi, ugenderere abarwaje mwami. Iyo twibutse uko umubiri ubabaza mwami, ibyo bidutera kugaruka imbere yawe tugushima amagara mazima, kandi bikadutera kugaruka imbere yawe tukwereka abacu barimo kubabara uyu mwanya, kugira ngo ineza yawe nyinshi yisuke ku buzima bwabo Uwiteka Mana Nyiringabo, maze ukomeze imitima yabo, kugira ngo imitima yabo igutumbire, kugira ngo imitima yabo ikubone. Hari ibintu abera benshi bacamo batamenya impamvu yabyo, ariko wowe ugenga ibihe, wowe umenya byose, wowe wuzuye urukundo n'imbabazi, wowe wuzuye kugira neza kwinshi. Turasenze kugira ngo ubane n'umuntu wese urimo ababara muri uyu mwanya, ubane n'umuntu wese nyaguhora ku ngoma wabubyukanye intege nkeya, ubane n'umuntu wese mwami wagambiriye kubyuka ntabishobore. Turagushimira ubuntu, ubuntu nyaguhora ku ngoma, ubuntu Uwiteka Mana Nyiringabo. Rimwe na rimwe twibagirwa agaciro kabwo, iyo tubyutse tukagenda bigakunda, twumva turi abanyembaraga, tukumva dukomeye, tukumva turinzwe, ariko tutibutse ubuntu bwawe. Ubuntu bwawe butuzenguruka maze umwanzi akatubura, ubuntu bwawe butuzenguruka isi ntitubashe, ubuntu bwawe butuzenguruka bukadusimbutsa imigambi ya Satani, bukadusimbutsa imitego y'ababi. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro Uwiteka Mana Nyiringabo. Twifatanyije n'ibihumbi n'ibihumbagiza bibyukiye kugushima, twifatanyije Uwiteka Mana Nyiringabo n'abamarayika bavuga imbere yawe ubudasiba ngo uruwera, uruwera. Uko niko tubyukiye imbere yawe Uwiteka Mana Nyiringabo, soko y'imbaraga dufite, soko y'agakiza kacu, soko y'amahoro yacu, soko y'ibyiza byose dutungira muri iyi si yanduye, soko y'ibyiza byose dufite, soko y'amahoro dufite. Nta na kimwe dufite tutahawe nawe nyaguhora ku ngoma. Ibyo bidutera kugaruka imbere yawe dusiganwa, ibyo bidutera kugaruka aho uri twihuta, kuko uri soko y'icyiza cyose n'icyitwa cyiza nyaguhora ku ngoma, cyaba kiri muri twebwe, cyaba kiri ku buzima bwacu. Nta kintu na kimwe dufite tutahawe nawe, byose ni ubuntu, byose ni ubuntu, byose ni kubw'imbabazi zawe, byose ni kubw'ubuntu bwawe nyaguhora ku ngoma. Reka iki gitambo cya mu gitondo kiguhumurire neza, kiguhumurire neza Uwiteka Mana Nyiringabo. Ubare intambwe twateye, ubare tweguka mu buriri, ubare indirimbo dutura imbere yawe, ubare mwami biva mu mitima yacu, maze biguhumurire neza Uwiteka Mana Nyiringabo. Reka usuke imbaraga zidasanzwe kuri iki gicaniro cya mu gitondo mu buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe babyukiye imbere yawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Reka
hakura umugabane, umugabane isi itazamwambura. Reka hakura umugabane, umugabane wuzuye imbaraga, umugabane umushoboza gutambuka mu bihe byose, umugabane umushoboza kuzamuka mu bikombe akaminuka hakurya. Imbaraga nyaguhora ku ngoma zimushoboza kuzazamuka imisozi akamanuka indi, agatsambagira ibibaya ntibimwambura imbaraga. Uwiteka Mana Nyiringabo, reka hakura imbaraga zituma yabasha kwambuka mu bibaya bimeze nka Baka, ibibaya birimwe amarira. Reka Uwiteka Mana Nyiringabo ahakura imbaraga zituma agenda ahindura ahantu hose, ahari ubutayu akahindura amasoko, ahatari ubuzima akahindura ubuzima. Reka hakura imbaraga kuri iki gicaniro cya mu gitondo, Mwami waba imbaraga zawe reka havomere, reka hagaburirirwe. Uwiteka Mana Nyiringabo